uwo munsi hazazurwa abapfiriye riwe bave mu gituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazariho, nzaba mpare nanje sinzaburayo. Ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo c'ubugingo, ariko nzumva izina ryanje nkitabaye. Twongeye kubaha ikaze nanone bakomeje kudukurikirana kubana natwe mu kiganiro cacu ca buri gihe. Tubahaye ikaze mubane natwe n'ubundi. Reka mu gihe tuje gutangiza ikiganiro tubanza kwiragiza Imana yacu. Data wera uri mu ijuru, dukomeje kuba imbere yawe tugushimira ku neza yawe, ukomeje kutwereka iminsi yose no kukurarika ibiganiro. Ikiganiro turi butange ni ikiganiro cy'ingirakamaro kuri benshi, no kubiba imbuto. Izo mbuto turagukeneye kugira ngo ari wowe uzikwirakwiza aho zigera hose, zimere kandi zere. Urakoze, aho ni mu mitima y'abantu, ni mu izina rya Yesu tubisenze, amina. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko igira iti turareba imyambaro 5 Yosefu yambaye. Imyambaro 5 Yosefu yambaye. Turabirebera mu ijambo ry'Imana, tuje kubisanisha n'ubundi n'imyambaro natwe tuzatwambara. Iyo myambaro 5 Yosefu yambaye ni iyi ngiyi ikurikira. Umwambaro wa mbere ni umwambaro yambitswe na se wiwe umubyara. Niyo mwambaro Yosefu yambaye uwa mbere. Reka dusome iryo jambo ribitwereke. Igitabo cy'Itangiriro, bice 37 haravuga ngo Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda kurusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Haleluya. Umwambaro wa Yosefu wa mbere. Yosefu ni umwe mu bana ba Yakobo. Yakobo ari we wahinduwe izina akaba Isirayeli. Ni nako dusomye ngo Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, ngo mudodeshereza ikanzu ndende. Ni umwambaro yambitswe na se. Mu myambaro yose 5 Yosefu yambaye, uwa mbere ni se wawumwambitse, cyangwa ni se wawumuguriye, cyangwa wawumudodeshereje. Ni ikanzu ryiza, ikanzu ndende nziza imubereye. Umwambaro umuntu yambitswe na se ni mwiza, uzubera kandi ukawirata, kumva urakubereye, ukazubwira abantu ngo dore umwambaro data yanguriye. Kandi
bibiri tubwiye kuko ngo yaramutoneshaga kuruta abandi bana mu bana yari yarabyaye cyangwa yari afite abana 12. Yosefu yari umwe muri bo, ariko akamutonesha cyane kurusha abandi. Ese ni iki kiza gituma umubyeyi atonesha umwana umwe kurusha abandi? Hari impamvu. Nuko umwana niwe uza wihesha gutoneshwa. Umwana niwe uza wihesha gutona imbere y'umubyeyi, nuko azayumvira umubyeyi. Muri icyo gihe rero umwana wumvira umubyeyi azatona imbere y'umubyeyi kuba yoruta abana. Ariko umwana utumvira umubyeyi cyangwa utumvira ababyeyi, ubwo ni ukuvuga ko azagenda nyine kuko ashaka. Ariko iyo wumvira umubyeyi aza agutonesha cyane. Umwambaro Yosefu yambaye wa kabiri yawambaye ari kwa Potifari. Tubisoma nanone mu Itangiriro bice 37 n'ubundi n'umurongo 36. 36. Noneho Bibiliya iravuga ngo Abamidiyani bajana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Ahageze nanone yambitswe undi mwambaro. Yari amaze kugurishwa n'Abamidiyani, bamugurishije nabo bamuguze. Bamaze kugera Midiyani nabo basura bamwongera bamugurisha kwa Potifari mu Egiputa. Potifari uwo nguwo yari umutware wa Farawo, ngo watwaraga abamurinda. Noneho umukozi wo mu rugo, abakozi bo mu rugo nabo bagira imyambaro yabo ibaranga. Buriya hari imyambaro iranga abantu. Ubona umwambaro wa kabiri yambaye. Umwambaro wa gatatu Yosefu yambaye ni uwo muri gereza. Uwo muri gereza kuko igihe yari kwa Potifari, izo nkuru uko zivuga nuko nyirabuja ngo yamwifujije, ashaka kumufata ku ngufu. Noneho Yosefu amunaniye, amucitse, amushyiraho icyaha, aramurega, avuga ko ari we wari ugiye kumufata, ahubwo ngo agerageje gutaka cyangwa agiye kumufata ngo aracika. Maze gucika amurega kuri shebuja. Hanyuma baramufata bamujyana muri gereza, mu mwambaro wa gereza. Ashitse muri gereza bamwambika umwambaro wa gereza cyangwa w'abantu b'imfungwa. Bagira imyambaro bazabambara, imyambaro y'imfungwa murayizi. Abantu bazayibona, imfungwa, imyambaro bazabambara. Rero uwo mwambaro arawambara, Yosefu arawambara. Tubisoma nanone mu gitabo cy'Itangiriro bice 41 na 14 kugeza kuri 16.
14 ni 14, umwambaro wo muri gereza. Hari undi mwambaro wa 4 Farawo yambaye, umwambaro Yosefu yambaye. Umwambaro wa 4 ni umwambaro yambaye akuwe muri gereza. Haleluya. Biriya gereza yararimo, igihe yari muri gereza arota inzozi, umwami arota inzozi, ananirwa kuzirotora, amenya kuko Yosefu uri muri gereza azarotora inzozi, baramutumiza. Umwami aramutumiza ngo aze amubwizire iby'inzozi ziwe. Icagihe yari yarose inzozi, akabona inka 7 zinanutse cyane, n'izindi 7 zibyibushe. 7 zinanutse zikamira za zindi zibyibushe, n'amahundo 7 yeza ameze neza byibushe, n'ayandi 7 y'iminambe. Izo nzozi zarasaga. Yosefu Farawo ananirwa kuzisobanura, wazirose, n'abakonikoni biwe n'abapfumu biwe bananirwa kuzisobanura, ariko amenya amakuru ko hariho muri gereza hari umwana w'umuheburayo uzurotora inzozi bene izo zananiranye. Aramutumiza ngo azimubwire. Amaze kumutumiza ngo baje kumuzana umwana wo muri gereza, uri muri gereza, kugira ngo aje ibwami. Baragenda baranza baramwogoshesha, baramuhabira, ngo bamwambika undi mwambaro mwiza, kugira ngo aje kubonana n'umwana. Yesu ashimwe. Buriya iyo umuntu aje kubonana n'umwana, hari umwambaro aza yambara. Hari umwambaro aza yambara. Ntabwo waje kubonana n'umwami ngo ugende wambaye uko wishakiye, ureba umwambaro mwiza. Ese wowe uje kubonana n'umwami wawe, uzugenda n'uwuhe mwambaro? Uza wambara uwuhe mwambaro? Dusubiye haruguru, hari uriya mwambaro wo muri gereza n'umwambaro mubi. Ariko iyo tuvuye muri gereza, iyo umuntu avuye muri gereza yarafunzwe, aza yambara undi mwambaro mwiza, ntibakwitiranye n'uwo muri gereza. Hari abantu baba muri gereza y'ibyaha. Buriya ibyaha ni gereza. Ibyaha ni gereza, ariko iyo uvuye mu byaha wambara undi mwambaro. Turaja kureba umwambaro wo gukurwa muri gereza. Uyu we yari muri gereza isanzwe, ariko hari abantu baba muri gereza z'ibyaha. Muzamubona kenshi iyo umuntu ari umuntu utari wakira Yesu, aza asa n'uri muri gereza y'ibyaha nyine. Hari igihe usanga umuntu yivuruvunje, ufite ishusho, ntazamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Usanga nimba ari umuntu w'umusirimu, ariko nanone ugasanga nta sura afite, ntatora aho yicara, kuko ntiyikontorora rimwe na rimwe. Uwo ni umwambaro wo muri gereza. Ariko iyo ukuwe muri gereza, hari uwundi mwambaro uza wambara. Turebe kimwe n'uko uyu umwambaro wa 4
yawambaye akuwe muri gereza, barabanje baramuhagira, baramwogoshesha, bamwambika umwambaro mwiza, aje kubonana n'umwami. Iyo tuje kubonana n'umwami, ndavuga umwami wacu Yesu, hari imyambaro zatwambara kugira ngo dutungane imbere y'umwami wacu. Iyo ni iyihe myambaro? Ni imyambaro yo gukiranuka, no kwihana imirimo mibi, ingeso mbi, ibyaha. Umwami wacu ni uwera, abaza imbere yiwe bagomba kuba nabo basa n'abeshejwe cyangwa bakezwe nk'uko umwami wacu ari uwera. Umwambaro wa gatanu Yosefu yambaye ni umwambaro w'ubutware. Umwambaro w'ubutware, amaze kurotora inzozi, Farawo amubona mu buhanga. Yari amaze kumubwira izi nzozi, amubwira ko izo nka 7 yarose zibyibushe, ari igihe cy'imyaka 7 igiye kuba mu gihugu y'uburumbuke, igihugu cyera. Noneho zirya zinanutse n'iyindi 7 izakurikiraho y'inzara. Noneho agira Farawo inama ati, noneho rero muri ico gihe cy'uburumbuke n'Imana yashyize kubikwereka kugira ngo uhingishe igihugu kizabemo imyero myinshi, kugira ngo igihe cy'inzara nikiba uzabihora hunitse. Farawo amaze kumva ayo magambo, abwira Yosefu ati, ni wowe ugomba kuhunikisha, niwe munyabwenge mbonye muri iki gihugu, ube umutware. Maze muri icyo gihe Yosefu yongeye gusubira muri gereza, bamwambika umwambaro w'ubutware, agira igikundiro, arubahwa. Iyo umuntu avuye muri gereza azagarukirirwa igikundiro, azagira ikindi gikundiro, akaba umuntu mwiza kuko yavuye muri gereza. Rero iyi myambaro irashaka kutwigisha, kuduha isura natwe yo kwambara imyambaro ituranga. Reka turebe umwambaro natwe ugomba kuturanga mwiza, umwambaro mwiza ugomba kuturanga, tugomba kwambara muri iki gihe cyacu. Umwambaro tugomba kwambara, abana b'Imana, umwambaro tugomba kwambara. Turebe mu rwandiko rw'Abaroma, cyangwa rwandikiwe ab'Iroma, ibice 13 umurongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi timuhurwa imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza, ahubwo mwambare Kristo. Umwambaro mwiza ubereye abantu b'Imana no kwambara Kristo. Kwambura, iyo twambuye, iyo tutacambaye imyambaro twambitswe n'ababyeyi, iyo ngiyo uwo mubyeyi ni mwiza, uguhesha igikundiro no gukunda imbere y'umubyeyi. Uwo ni uwo kwifuzwa muri ubu buzima. Hari iyindi myambaro tubonye wo kwa Potifari w'ubukozi buriya umukozi agira umwambaro umuranga
muza mubona ingabo zigira umwambaro ukamenya inguriya n'ingabo n'umusirikare. Umukozi wo mu rugo nanone nawe agira umwambaro umuranga. Niyo muri gereza zamubona ntimuzamwitiranya umuntu nguriya ni imfungwa, ariko ndaho kwifuza kwambara umwambaro w'imfungwa ni mubi. Hari abafunzwe muri ubwo buzima bw'ibyaha, ariko wose umwambaro wo kwifuza. Nanone hari umundi mwambaro wo gukurwa muri gereza. Iyo umuntu yakuwe muri gereza ni umwambaro mwiza ufite agaciro. Umwambaro w'ubutware ni uw'agaciro, ariko iruta yose umwambaro uruta iyindi yose, Bibiliya yatubwiye ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. No kwambara Kristo niwo mwambaro ubereye tugomba kwirata. Ese muri iyi myambaro yose ni uwuhe wambara? Ese ni uwuhe ugomba kwambara muri iki gihe? Ndakwifuriza kwambara umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ngo wambaye Kristo urabera, ukagira igikundiro n'icubahiro, ukizihirwa, amaze ukagenda mu bihe byose. Imana dufashe, Imana itugirire neza, twambare Kristo, twakire ijambo ry'Imana. Murakoze. Ubwo imbanda z'Uwiteka zizavuzwa mw'ijuru, abo bayurya munsi mwiza uhebuje, abo bakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba, abakoranirize mw'ijuru. Ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo c'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje ngitabaye. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu gituro ng'umucunguzi, bazahurira mw'ijuru n'abazabayo. Nzaba mpari nanje sinzaburayo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu gituro ng'umucunguzi, bazahurira mw'ijuru n'abazabayo. Nzaba mpari nanje sinzaburayo. Ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo c'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje ngitabaye. Yesu databuja nzamukorera, ndacogora kwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mw'isi ajampa ninyirangiza, aja mpamagara ngeze mw'ijuru. Yesu databuja nzamukorera, ndacogora kwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mw'isi ajampa ninyirangiza, aja mpamagara ngeze mw'ijuru. Ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo c'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje ngitabaye. Ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo c'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje ngitabaye. Hallelujah.